Agapira keza ni ibisanzwe ariko ndabizi twanajanishije maze uri wabibonye siko nawe nabyitayeho ngo se ako bebe nawe ese kuki udakunda kunyereka abavandimwe bawe uruko nje nsanga nta muntu hari wenyine uhari kubera iki si bebe nawe mbanza nyine uza mu masaha mabi kuko mw'iki gihe abavandimwe banjye baba bagiye kurepeta kuko buriya ni abantu bakunda Imana cyane baba mu makorari inshuro nyinshi nyine baba bagiye se bebe buri munsi ariko ntabwo ari buri munsi nese uza hano buri munsi ikindi bebe urukundo rwacu rukwiye kugira nk'intego nyine tukabana so tuzakomeza dukundana gutya buri munsi wapi yahumura wowe urahari nanjye ndahari kandi n'igihe kiracyahari n'ubundi abavandimwe bo uzababona kuko ntabwo nabaguhisha forever bizi n'ibyabaho so rero next nyine ndakwizeza ko uzababona nta kibazo shiri mbabare nongera kugaruka uzampresent wanyu bamenye nanjye nkujyane iwacu bakumenye se mubaze mbaza ndakucyoza kubera iki nyine numva nyine uri kwihutisha cyane kumenyana n'abavandimwe banjye hashize igihe kinini dukundana hashize igihe na bro wawe nzi na musisi wawe nzi Mary wawe wapi nose byagizaje gutya paka nasubwo n'ikihe kizire nagira cyo kuzangira umugore ese muri make ntago nyine unyizera ubona nkubeshya se bibi nagaruko mvuze simvuze kutanyizera ndagira ngo menyekane no muri famille wanyu bamenye sibyo okay niba ari byo ushaka kumenyekana muri famille ndabikwemereye nzaguza n'abavandimwe banjye gusa nyine abavandimwe banjye nkuko nabikubwiye n'abantu bakunda gusenga cyane ubwo nzashaka umunsi bazaba nyine batagiye mu masengesho cyangwa bagiye muri korari mubwire uza ntacyo uzambwira bahari nanjye nzanze mujyane iwacu hanyuma tujye dupanga tubane ibintu byo gukundana gutya wapi bebe ubundi se waretse tukazahera iwanyu kariho kure waretse akaba ariho tuzahera tugasoreza hano mu rugo niba nta kibazo ari nta kibazo mfite kizima nuko rwose noneho nzababone mbone bro wawe sisi wawe Mary bamenye baby sibyo oya bo baraharirega kandi urabizi ntago byakunda ko nagushyira mu rugo ababyeyi batakuzi so rero ubwo tugiye kuzabanza iwanyu and then tuze hano ibintu byacu nyine tubishyire ku rundi rwego kibazo Musiwe usigaye ubahe njyewe naguze mu rugo sigende Nyamirambo ariko ko mana sereka nkubaza uracyari indaya make ariko mana yanjye badacyari yo bari kuburayo ugakora iki sheri burayo buradutunze ubu ejo bundi igiprote cyamagaye mani kimi 2000 uturo tubiri honore wazumbaza iki ase mu wazambura ukareka ku kazi ko ubu muri iki gihugu wabuza kandi kazi wakora ntabwo nakareka narabumenyereye my friend muri korodoro meruka barahasenye byagenze bite ukorera yego ko wabura hano ukorera Nyamirambo muri hehera n'ahandi hantu henshi uvuze ngo kuri 40 ujyayo nasiba akuze ko wiyemeje umva sheri njye narimeje reka nkubwire ubura ni fresh wakintu buradutunze wambara neza ukarya inkoko wifuza ubu imyenda wambaye ariko mu buraya oya ntabyo si wakambara gutyo utariyo mani yego ko nose umunsi wanduye ibirwara bizagenda bite dukoresha udukingirizo ubu mbese wabaye base byararangiye cyane kankubwire sheri umva se mana ntabwo kankubwire sisi nubwo nakoze ubwo burayi narabukoze pe umva burananyuze kuko nkura amafaranga nshimishije ariko baby mfite umutipe tugute arankunda pe si wumva se arankunda kandi nanjye ndamukunda ubwo sogira urukundo urindaya oya umva mba sheri uburanaburika ahubwo ako kambi uburangiye kubwihorera nose umuntu arabizi kuri gukora ubwo burayi nagabizi mutipe nabyazi giragura nabyo namubwira narengeze ngo wabigicuka umva mutipe nubundi arankunda kandi ndamukunda no ndamukunda ariko kubana no gupanga kubana siwumva nibyo utegereje ubundi mbashiringiye kubureka umva nacyo maje gukuramo inzira hagije mu buraya inzu
akorwa rwana ruzi n'ubwenge nzi ko wayiyakanga ukayangira gira uburayi ufite n'imva n'intego ushaka kugira wakubura ukazuga mpfa ugasesagura wapi ubu mfite inzu nkuyemo mfite iki nkuyemo ngiye kubureka ndane na my friend asubwa azaguhaza we yasha ubwo uzicara ukuba karenge umenya ko washatse umugabo bamubwire iyo wafashe umwanzuro wawe ufashe nimba nafashe umwanzuro ngo ngiye kubureka ngiye kubwihorera umutipe ndamukunda cyane n'urukundo mashiri ndamukunda konje numva ngindaya na rukundo zigira reka mbwire biterwa n'ibyo bisetenzemo ako umuntu ugukuye muri zirangeso sha ugomba kumukunda pe ndamukunda cyane pe ndamukunda nimbikubwira ubyumve yego ko wagiye mu rukundo washuje gukoma uzanyire ko muhungu nanjye nirebere ako nago nabimubwira n'ukuri nk'umuntu iyo turi kumwe abahahiye reka nkubwire ejo nzabwa invitation yego ko rero sister nawe Grafred kitumye mbateranyiriza hano gusa Grafred ntugire ngo nakubahutse wenda kuko uri mukuru nkaba nyine wenda mfashe ijambo sibyo nyihanganira rero igitumye turi hano nuko nagira ngo mbabwire ko njyewe nabonye umwana nkunda kandi nshaka kumumurikira nk'umuryango kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utazahura Grafred ukamutereta cyangwa se yahura na sister amatiku y'abakobwa urayazi ugasanga barashwanye so rero ubwo nagira ngo dupanga umunsi wa famiye nzamuzane ubereke umunsi ngombwa ubwo nyine byabishyire ku murongo ubwirazi ubwo bivuze ngo ni munamukazi wanjye iwe cyane si wumva waye umuntu w'umugabo gusa Grafred nawe nyine ugomba kugira icyo wibwira kuko iyo ubona petit frère agutanga kuvuga ijambo ngiri nanjye nabanje no kubitinya mvuga ati Grafred wenda atazabifata nabi ariko nawe rwose urakoze bihagije nese nimba wafashe icyemezo uragira ngo nawe agifate kuko wagifashe wowe ukora ibyawe nawe azakora ibyo sibyo arata ntabwo ibyo mbwiriza sibyo sister nawe rero ikibazo cyawe ibintu byose Grafred kazi kwivugira ushaka kwivanga mu bintu nk'igihe cyose kandi ikintu ngiye nkwangira sibyo akunda kwigira umunyabwenge cyane sinzi impamvu ibyo ni ibintu ngiye nzashyira ku murongo umuntu mukuru ariko rero sibyo urabona turi abantu bakuze sibyo turakuze pe ibintu ugati duhurira aha ngaho ukaza watinze ibi ngibi ntabwo bizakunda ya baby nanatunze umutima gucyema ariko nese nikora kwa for example sibyo ubu ndashaka kuzambera umugore wanjye sibyo uzazuba gutyo watinze nyine gutyo baby nagusongera kuko urabizi ko nawe impamvu zibaho sibyo impamvu zibaho akora nta kibazo nta kibazo rero hari ikintu kitameze neza rwose mu rugo saba ukuntu petit frère azambwira ngo agiye kwekana ngo umugore we ngo mu rugo ari njye mukuru akananga ntabwo bibaho rwose ndashaka ngo njye noneho arebe kumwemeza sibyo ugomba kuza mu rugo nkamutanga kwerekana ndakumenya wari waratinze wawe ibintu wabyemera ndahari ngo naye baze kubona ngiye mukuru mu rugo nyine kubona petit frère n'uwekanye umugore mbere kindaho iwanyu bagusuzugura nuko urakuze tubanze bo baze nyuma nta kibazo kabisa ndabyemera ahubwo dupanga umunsi ryari ejo ejo mfite akazi nyine mukire wo muri Amerika nyine bari kudusinya kontara ntabwo byakunda cyane ubwo rero kuwa kane na saa 10 nabateguza mu rukaza nzaza kwa kane nibizahinduka rwose tuzabatange ikintu cyacu kizaba kimeze neza banyi byangu ngiye to kinukunda imbere na mbere sibyo cyumutima mwiza sibyo iki ni cya kane tugisimbutse nyine unakwambara neza pe ina aho ubona nyine aha ni mu rugo aha ni mu rugo aha ni iwanyu shuwa
Ni mu rugo pe. Ndi sister ayo mu gikaye na brother naho wasize kare. Urumva twibeye n'ahangaha mu nzu si ngombwa abashyushye badusanga nta kibazo. Nta kibazo tuganira hanze nawe. Baby. Ani wani ko kutabeshye. Baby, ni wani? Sure. Bisange. Gusa biramunguye. Ntabwo nzi ko ari iwanyu pe. Kubera iki? Ntabwo nari mbizi. Isuku tungurwa n'igikoko. Oh, it's Ni heza se? So rero ano wabutuma foto yo nyine tudufoto nyine mu bukwe nyine twazifotoza. Rero uyu ni sheri wanjye ngo brother nawe yino byumvireho nyine nawe abangaba ni brother ni sister. Kana n'ubu nagenda nta kibazo. ugenda ujyaye wandaya wowe wabaye basi utekereza ko umusaza wanjye yakurongora wowe ukomeza uko nguko. What? Ndaya mbaya ubwo witeretse ngo ufite umugabo nawe umusaza wanjye ntabwo yakurongora nyiri ukanza wese Jesus.